Iki ni ikiganiro tonight, ikiganiro cya TV10 Radio This. Uyu munsi twanyarukire mu ntara y'Amajyaruguru, aha turi mu karere ka Gakenke. Reka hano turi kumwe n'abasore bakiri abana bato cyane. Witwa nde musore? Nitwa Giraneza Theodore. Giraneza Theodore. Wowe musore? Nitwa Nsanzezu Etienne. Nsanzezu Etienne. Nsanzezu Etienne. Hano turi kumwe n'umusore hano dusanze arimo koza igare. Wowe amazina yawe? Ishimwe Arcade. Ishimwe Arcade. Tujye kuganira hano, turi mu wuhe murenge? Umurenge wa Gashenyi. Umurenge wa Gashenyi. Umurenge wa Gashenyi. Tujye kuganira mutubwire imyidagaduro hano. Ese mujya mureba udufilime mwebwe dusobanuye bimeze bite hano muri Gakenke? Nza ntureba mu matelefone. Uza utureba mu matelefone. Ni nk'akahe gafilime ukunda kureba mu matelefone kavuga uti aka filime ndagakunda? Aka Samusini. Aka Samusini na Ruhu. Aka Samusini? Samusini cyane Samusuri? Samusini. Samusini? Samusini ni agafilime kameze gute? Dusobanurire twumve ko kaba kameze. Bona bari kurwana, ari kurwana na Rubuyi. Baba bagwana na Rubuyi? Na Rubuyi. Hanyuma bamara kurwana, dusobanure gato abagukurikiye kuri televiziyo n'abakumva kuri radio bumve agafilime ka Samusange ko kaba kameze. Mbona nyine bafatana bari kurwana ku migeri. Bagwana ku migeri, Samusini bakamuhiga. Bamara kumuhiga n'ukundi bw'agasimburwa n'umwana yiriraga. Umwana wiyiriraga. Nuko ngo mwebwe hano mu karere ka Gakenke ntabwo zira filime zisiga mudafite ikigisho mukuyemo. Ese ni nk'iki kigisho ukura mu mafilime nyarwanda? Mu filime nyarwanda byagize uvuge cyane muri filime nyarwanda ukuramo iki kigisho? Ikigisho nkuramo nuko baba bari kwigisha uburyo umuntu akwiye kwitwaramo, kwitwaramo mu buzima busanzwe bwo mu cyaro nyine. Ese nka hano mu cyaro witwaye gute? Ni iki uvuga uti iyo nitwaye uku nguku mba nyikesha filime narebye, filime nyarwanda? Ngerageza kwitonda, abasha gukora ikintu kitarimo amafuti, kubana neza n'abaturage. Ni iki kintu ukora nkawe w'umujene ukavuga uti iki kintu ngikoze gituma mbana neza n'abaturage? N'abaturage urabona hari abasore bakuru urugomo kandi ari kugenda atangira abantu bakabakubita banyweye ibiyobyabwenge. Twebwe hano mu karere ka Gakenke ntabwo ibyo tubigendera, aho abasore twitwara neza twirinda ibiyobyabwenge kuko byaduteranya n'abaturage. None se ibyo bintu ubikura muri filime cyangwa hari ahandi ubikura? Ahantu mbikura mu buzima bwa buri munsi, ariko muri filime biratwigisha, tugenda tubibona. Dutangira mwambwiye ibijyanye na filime. Ese ni iki musaba abakinnyi ba filime nyarwanda kujya bibandaho mu guhanga zira filime zabo? Icyo mbasaba? Tubasaba nko kwigisha filime zigisha ubwitonzi bwo mu buzima bwa buri munsi, kuko abana ba gisore baba bakwiye kwitonda kuko babibonamo abasore nyine bakunze kwirata. Niyo mpamvu tugomba kubabwira bakigisha ibintu by'ubwitonzi, kwitwara neza mu baturage. Ati turasaba abakina amafilime nyarwanda ko barushaho kudushishikariza umuco wo kwitonda no kubana neza n'abaturage. Nawe ni kubyumva, nicyo wakongera kuri mugenzi wawe? Ikintu nakongeraho, ikintu bagomba gukina ibintu bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge cyane. No kurwanya ibiyobyabwenge cyane kuko abasore nibyo bibanda mu biyobyabwenge no kurwanya ku bano baba barigize ingoro kuko bibakurizamo kugenda bandavura. Arageze ati turabashishikariza abakinnyi ba filime nyarwanda kurwanya ibiyobyabwenge no kurwanya iki abana bata mu mashuri n'ubuzererezi. Reka noneho dusoze ikiganiro cyacu. Hano mu karere ka Gakenke mwaba mufite abahanzi bo mu karere? Mu karere ka Gakenke abahanzi hano muri quartier ho mutuye?
aha muri karitsiye nta bahanzi ni abahanzi barimo. Ese reka tukubaze gato, ndabona ufite imyaka ingahe? imyaka 20. Imyaka 20. Hari amateka hano y'umuntu witwa Nyirabasare wo kuri base, wadusona gato ayo mateka yari muntu ki, byagenze bite? Nyirabasare wo kuri base namenye ubwenge bavuga ko yari atuye hano duhagaze hano Aha ngaha? Aha duhagaze neza neza? nyine ubwo yari atuye hano, numvaga bavuga amateka ye kuko yari yaranditse ngo amateka. Amateka ajyanye n'iki? Njyewe impamvu nakurikiranye kugenda mumva amateka ye, numvaga yuko yari atuye hano yibana neza n'abaturage mu buzima busanzwe. Nyuma abamuririmbye bavuga ko yahetse umwana mu ngutiya. mu ngutiya nabyo byashoboka kuko icyo gihe ntabwo iterambere ryari ryakaje ryo guheka muri ziriya nkosha zadutse ubu ngubu, akaba yarayifashishije. Murakoze cyane rero. Iki ni ikiganiro cya TV10 na Radio Disc, ni ikiganiro Ten Tonight. Buriya ubutaha tuzabasura mutugezeho ibihangano byanyu. Abari badukurikiye, iki ni ikiganiro Ten Tonight hano mu karere ka Gakenke, intara y'Amajyaruguru. Mwumvise ukuntu urubyiruko rusaba abahanzi nyarwanda bakina amafilime kujya bahanga ibihangano bibakangurira kubana neza n'abagenzi babo, ndetse n'ibihangano bituma barushaho kurwanya ibiyobyabwenge. Kuri mikoro no kuri kamera TV10 yari Da Mixon. Ciao ciao. Ikiganiro Ten Tonight nakagaruka mu cyaro naho utaha.